Arakoze umushumba. Yesu ashimwe. Abashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Dukomeje gushima Imana. Dukomeje gushima Imana kuko ni Imana yo gushimwa, ni Imana nyamana, ni Imana twizeye idakoze isoni. Shimye Imana yuko uyu munsi inyemereye gufata iyi mikoro kubatanzi cyangwa se kuba banyobewe kubera kubatari kureba wenda ku munwa harabamenyereye kumbona nseka. Nitwa Dorosera Mukashyaka, ndi umubyeyi Imana yagiriye neza. Yankunda kuvuga ko Yesu yankijije nkiri mutoya, arankomeza kugeza uyu munsi wa none nta na rimwe yigeze asiga. Kandi nanjye uko nawe atigeze asiga, nanjye niyemeje kutazigera musiga. Haleluya. Ndubatse, mfite abana 5, mfite n'umutware mumenyeri mukunda cyane ndabizi. Yesu ashimwe. Dukomeje gushima Imana. Impamvu navuze ngo dukomeje gushima Imana, uyu munsi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11, kuva mu kwezi kwa 3 turi mu bihe byo kuvuga ikintu cyitwa corona, ariko Imana ikomeje kuturinda. Haleluya. Ntabwo twayizamura icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro n'ukuri. Aho uzajya uri, intambwe yose uzajya utera, ujye wibuka ngo hari ibyo Imana yakoze, hari n'ibyo ikomeje gukora, hanyuma tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. Mu gitondo hari akaririmbo nahoze numva nanareba, korari yaririmbaga ikavuga ngo ibyo Imana yakoze, ngo na bya bindi yarabikoze, ngo na bya bindi yarabikoze. Noneho uwayiteraga akavuga ngo nawe niba hari ibyo wibutse dufashe ubyine. Amina. Cyangwa se upfukame cyangwa uyizamurire icyubahiro. Ariko igihe cyose uzajya wibuka ko hari ibyo Imana yakoze, umva uko umwuka ajya gutegeka ujye ubikora. Amina. Hari ibyo Imana yakoze, hari ibyo ikomeje gukora, hari n'ibindi izakora, kuko ni Imana iriho, ni Imana yahozeho, ni Imana idahinduka, ni Imana izahoraho. Yesu ashimwe. Hari ibice bibiri badusomeye bitatu, ariko ndashaka kugaruka cyane ku bice bibiri mu nyigisho zanjye z'uyu munsi, cyangwa se mu ijambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo tuganire. Badusomeye amagambo meza ari mu Byahishuwe. Kera najyaga ninya igitabo cy'Ibyahishuwe, nta wundi umeze nkanjye, nkajya numva kirimo ngira ngo ibintu bikomeye. Nza kugera igihe ndavuga ngo ngiye gufata igihe nsoma igitabo cy'Ibyahishuwe, numve buryo kikiryoshye, numve n'amagambo arimo icyo Imana ishaka kutubwira nk'itorero ry'uyu munsi wa none. Naragisomye, kirimo amagambo aryoshye cyane. Nawe nimba utaragira uwo mwanya cyangwa nimba ukigitinya nk'uko kera nagitinyaga, nagira ngo utinyuke usome wumve icyo Imana ikubwira, kandi ubuhanuzi buryoshye butavangiwe. Muri iyi minsi abantu basigaye bakunda kujya gusengana n'abantu. Nanjye ukoresha irindi jambo ariko nkoresha iryo kwivuza ngo reka dusengane na mwene data ambwira icyo Imana yabishakaho cyangwa agira icyo ambwira. Umva, ariko muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe hari n'ijambo Imana yakwibwirira nyibwirira tubwira nk'itorero. Nujya wumva ukeneye kumenya icyo Imana igushakaho mu gihe nk'iki cyangwa se icyo dukwiye gukora, ujye ujyamo, uzajya usangamo ijambo ryizewe ryavuzwe n'Umwuka w'Imana, ryavuye mu kanwa k'Imana Data. Haleluya. Igitabo rero igice badusomeye cyo mu Byahishuriwe Yohana ni igice cya 7,
badusomeye igice cya 7 ngira ngo ni nayo magambo tuza kugarukaho. Bahereye ku murongo wa 9 bageza ku murongo wa 17. Pastor kandi yongera dusomera n'andi magambo meza cyane ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5. Na magambo tuzi kuva kera, nanjye nyazi kuva kera, ntari bunagarukeho cyane, ariko mbanze ngaruke gusa kuri uriya murongo wayo wenda nanjye kuvuga ngo wenda guhera muri kiriya gice cya 5. Ntabwo ari umurongo wenda guhera kuko ni igice kinini, ahubwo ku murongo wa 11. Ntabwo nsubiyemo ayo umushumba yadusomeye, ayo Pastor yadusomeye guturuka haruguru igice cya 5 muri Matayo, ariko ku murongo wa 11 havuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka babarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Aya ni amagambo Yesu ubwo yari arimo yivugira, nge ndimo ndasubiramo gusa nsoma uko amagambo yanditse, kuko umutwe wayo uratubwira ngo Yesu yereka abahiriwe abari bo cyangwa abahiriwe abari bo. Hanyuma ku murongo wa 12 arakomeza arabwira ngo muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Yesu ashimwe. yaramaze kubwira abantu ngo bari bicaye ku musozi ari benshi, arababwira ati dore abahiriwe abari bo, avugamo ibyiciro binyuranye. Arangije kuri uriya murongo wa 11 avuga ngo namwe, haleluya, uyu munsi umushumba uyoboye gahunda atangira yatubwiye ngo ni umunsi w'abera. Muri Kiliziya Gatolika bakunda kuvuga ngo ni umunsi w'abatagatifu bose. Nari umunsi kubera ko ari umunsi nyine wa konji, banzakiri na konji simbizi neza, ariko abantu baga bamenyereye ko hari konji, umunsi w'abatagatifu. Ababaye muri Kiliziya Gatolika wenda barabizi kundusha, jewe ntabwo nayibayemo kuko n'ishuri nigaga igihe cyo kujya mu misa baratubwira ngo twebwe nitugende, ntabwo nigeze nkurira muri Eglise Catholique, ariko umunsi w'abatagatifu twese twarawumvaga. Pastor nawe yagarutseho yibutsa ati uyu munsi ni umunsi w'abera. Nahoze nakomeje ntekereza icyo ku munsi w'abera icyo bivuze, ariko ntabwo ariyo nyigisho y'uyu munsi. Sanga kugira ngo nka Kiliziya Gatolika izagushyire mu bera hari process ndende, twese turabikurikira nk'abanyarwanda. Ngira ngo hari umunyarwanda bamaze igihe barimo bigaho nimba akwiye kuzajya mu batagatifu. Ndavuga ngo ariko iyo process ndende ubundi imbere y'Imana aho bimeze biti, bintera gutekereza cyane kuri ariya magambo ari mu byahishuwe badusomeye. Haleluya. Mu byahishuwe cya gice cya 7 guhera kuri uriya murongo wa 9, mu nyemerere tugisubiremo, hari aho ushaka gutsindagira. Yesu ashimwe. Umurongo wa 9 igice cya 7, umutwe w'aya magambo aravuga ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. N'uwo mutwe wonyine uraryoshye. Amina. Ngo bahowe Yesu bageze mu ijuru bizagenda bite? Numvise ari ryo jambo nshaka yuko turi buganireho, kugira ngo ubwo turi muri iyi si, turi muri uru rugendo, hari naho twibuka twajya twuvuga ngo hari umunsi w'abera, ariko tuvuge ngo ntabwo dutinda gusa ku munsi w'abera, ahubwo natwe twitindeho
tuvuge ngo nitugera mu ijuru hari uko bizagenda. Haleluya. Ndagira ngo wumve uryoherwe ngo ariko ningera mu ijuru ndangije imiruho n'imihati, ndangije bya bindi bari bamaze kutubwira muri Matayo bavuze ngo namwe nibabarenganya, nibabatonganya, nibabagira gute ngo muzishimwe muzanezerwe ngo kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Ariko ubundi bizagenda bite nitugera muri cya gihugu cyo mu ijuru? Wumva ufite amatsiko? Ndagira ngo uyu munsi ugire amatsiko. Nimba wumvaga tujye turirimba hano tukaryoherwa, ijambo ry'Imana bakaritubwira rikaturyohera, ariko hari umuntu umwe w'ishyiragira ukunda kuvuga ngo umva ngo kuba muri Yesu ngo biraryohera, ngo niyo tutabona ijuru ngo ariko byibuze biraryoshye, ariko akongera akavuga ngo ariko tuzaribona. Haleluya. Tuzaribona. Ntabwo turimo dukorera gusa umunyenga wo muri iyi si, ntabwo turimo dukorera umunezero wo kuba muri Yesu turi muri iyi si gusa, ahubwo turi mu rugendo, kandi hirya yaho hari icyo tuzabona. Ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 9 aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi. Ibyo byari byo ushaka byo kubisoma hereye mu gice cya 7. Hari ibindi Yohana yaramaze kwerekwa. Twibukiranye yuko Yohana yari ku kirwa cy'Ipatimo, bamujugunye ngo ari byo n'inyamaswa, ariko Imana irahubwo ibigihe cyiza cyo kuganira n'Imana. Ngo hanyuma y'ibyo rero mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera. Haleluya. Kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Ariko muri gukurura uwo munezero ngo nuko tugeze ku murongo wa 11, nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru ba bya bizima bine, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose. Amen. Ngo umwe muri ba bakuru arambaza ati, yabazaga Yohana ngo aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye? Yohana nta gisubizo yari abifitiye. Ngo ndamusubiza ni mwami wanjye, ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo. Haleluya. Babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Haleluya. Ngo kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Haleluya. Ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntibizabica cyangwa icyokere cyose. Umurongo wa 17 akavuga ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izabahanagura amarira yose ku maso yabo. Haleluya. Ngizo za ngororano muri Matayo bavuze.
ngo natwe turahirwa. Ndumva nabyikururaho niriwe nkomeza mvuga abandi, bavuga ngo natwe turahirwa niba bigenza gutya ngo kuko ingororano zacu ari nyinshi mu ijuru. Nangizi rero ziri muri bimwe mu byo Yohana yeretswe ubwo abera bazaba bageze mu ijuru, ubwo itorero ry'Imana ryarindi ngo Yesu Kristo yameneye amaraso akemera akajya ku musaraba akavuga ngo uzanyizera wese azakizwa. Hirya yo gukizwa dore rero ingororano tugeze mu ijuru. Ariko murabona ko ari ikirori gihari. Murabona iki kirori kizaba gihari. Abamarayika nabo ngo babitegerezanyije amatsiko babareba ngo umwe muri ba bakuru barebye ngo abantu benshi cyane, ririya jambo narikunze cyane, ngo abantu benshi cyane bavuye mu mahanga yose, natwe turimo. Haleluya, zamura Imana icyubahiro uvuge ngo natwe turimo. Haruguru bari batubwiye abo bari babanje gushyiraho ikimenyetso ngo kugira ngo mbere yuko barekura imyuka n'imiyaga n'ibindi ngo abo ngabo babanze bajyaho ikimenyetso cy'abana b'Imana, bagenda bavuga mu miryango y'Abisirayeli. Hanyuma y'ibyo rero noneho ngo Yohana yerekwa abantu benshi cyane bavuye mu mahanga yose, bavuye mu moko yose, haleluya, bavuye mu ndimi zose, haleluya, bavuye aho hose benshi cyane. Urimo urabakurura icyama natwe twese tukazaba turi muri abo benshi cyane, kuko natwe turi mu bo Yesu yapfiriye ku musaraba. Aravuga ngo mwese abazanyizera muzakizwa. Ndagira ngo nawe wiyumvemo, ndagira ngo nanjye niyumvemo, hanyuma bidutere umurete n'umurava wo kuvuga ngo reka dukore, kuko hirya y'ibi ngibi tuzahabwa ingororano. Haleluya, kandi dukore tunesha. Kuzajya bivuga ngo hari abera bagezeyo, ngo hari abera bameze gutya gusa, ahubwo tuvuge ngo natwe nitutagwa isari tuzagerayo. Kandi ubwo nitugerayo uko bizagenda nicyo hariya batubwiye. Nyuma yo kubona abo bantu benshi bavuye mu moko yose no mu miryango yose, ngo bari bahagaze imbere ya ntebe bambaye ibishura byera. Haleluya. maze Imana isobanurira, cyangwa se umwuka w'Imana, marayika asobanurira Yohana abo ngabo ari bande. Yabavuzeho ibintu bitatu bikomeye. Icyambere ngo nabavuye muri ya mibabaro myinshi, muri wa mubabaro mwinshi, banyuze muri bya bindi byose, banyuze mu gutukwa, banyuze mu gukubitwa, banyuze mu gusuzugurwa, banyuze mu kwicwa n'inzara, banyuze mu gukena, banyuze muri iyo mibabaro myinshi. Icyo ni icyambere. Ariko ntabwo ari abanyuze mu mibabaro gusa, ahubwo ngo muri abo banyuze mu mibabaro ngo baneshe ibishura byabo. Haleluya. Kunyura mu mibabaro ntibihagije, gukubitwa ntibihagije, kuko hari abakubitwa bibye, hari abakubitwa bakoze ibindi bikosa, ahubwo abo ngabo bo hirya y'ibyo kunyura muri ya mibabaro baneshe ibishura byabo. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu ngo babyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Hari ukumesa hakaba no kweza. Baraneshe, barangiza banejesha ibyo bishura byabo
amaraso y'umwana w'intama yayandi yavuye ku musaraba. Barihanye barangije banemera ko icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba amaraso yamenye, nabo baravuga ngo natwe turi mu bayameneye, natwe twari abanyabyaha ko yagiye ku musaraba kubw'abanyabyaha. Wa wundi wemeye kuvuga ngo nanjye nari umunyabyaha, nari nambaye umwambaro w'icyaha, mwemera ko Yesu Kristo ari amaraso yamenye, nanjye arayameneye, akemera guca bugufi ngo akemera kwejesha igishura cye ayo maraso y'umwana w'intama. Haleluya. Ngabo abo bantu hari ibintu bitatu bikomeye byabaranze. Bemeye guca muri ya mibabaro myinshi, bemera kumesa ibishura byabo, kandi bemera no kuyejesha amaraso ya Yesu Kristo. Maze rero ku murongo wa 4, ku murongo wa 14, cyangwa cyo ku murongo wa 15 niho tubona ngo ibintu bine bizabakorera. Amina. Ku murongo wa 15 nanjye kuvuga ngo be yawo cyangwa se tuusome wose avuga ngo nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Haleluya. Ngo kandi yicaye ku ntebe. Haleluya. Yicaye ku ntebe ngo izababambaho ihema ryayo. Ndagira ngo mukurure iri hema yicaye ku ntebe izatubambaho, ngo izababambaho ihema ryayo. Ikindi cya kabiri, icyo ni icya mbere, izabakorera, bazakorerwa. Icya kabiri ngo ntibazicwa n'inzara ukundi. Haleluya. Nubwo muri ya mibabaro bagize habayeho igihe cyo kwicwa n'inzara, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ryanyuze mu kanwa k'umukozi wayo Yohana, aravuga ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, ku murongo wa 16. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere izatubambira ihema ryayo. Icya kabiri ntituzicwa n'inzara ukundi. Ikindi cya gatatu ngo izuba cyangwa icyokere ntibizongera kubica ukundi. Haleluya. Haleluya. Ko nduzi mutishimye, muzamurire Uwiteka Imana icyubahiro. Ndagira ngo bikurure wumve, nubwo uyu munsi wa none hariho kuruha, nubwo uyu munsi wa none hariho intambara zinyuranye, hariho byinshi bibasha kutunaniza, ndetse nubwo ibyo bitazarangira kugeza wa munsi, ariko hari uko tuzakirwa, hari n'icyo tuzakorerwa tugeze muri cya gihugu cyo mu ijuru. Ibi ngibi ni ukugira ngo tutananirwa cyangwa tutagwa isari, kuko hari ingororano nyinshi duteguriwe tugeze muri cya gihugu. Ni ikirori gikomeye. Ikindi nakunze cyane, turebe ku murongo wa 17. Kubera iki? Nibajije ngo kubera iki? Umurongo wa 17 uravuga ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Azabaragira, ariko ntazaturagira aho tuzicwa n'inyota, ahubwo ngo azatuhira amasoko y'amazi y'ubugingo.
tuzanywa ku mazi y'ubugingo. Haleluya! Tuzanywa ku mazi y'ubugingo, kandi ni ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ubugingo bugeza ku myaka 50 bugapfa, ntabwo ari ubugingo bugeza ku gihe runaka bukibagirana, ahubwo ni amazi y'ubugingo, kandi amazi y'ubugingo buhoraho. Hanyuma ikintu cya gatatu, ari naryo jambo riheza muri iki gice cya karindwi, umurongo wa 17, haravuga ngo Imana izahanagura amarira yose ku maso yawe. Haleluya! Haleluya! Ndagira ngo ubikurure, we kumva ari ku maso y'abandi bantu bari hariya hirya, ahubwo wifuze kuvuga ngo nanjye ndashaka yuko kiriya gihe. Ariko ibaze, ntabwo yavuze ngo abamarayika bazahanagura amarira ku maso yabo. Hano ijambo rirasobanura neza, ivuga ngo kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo. Mwibaze, Imana ariyo yafashe mushwari irimo guhanagura ayo marira ku maso. Tujya tubiririmba, tujya tugira ngo tukumva umunezero wo kubiririmba gusa, ariko nagira ngo twumve umunezero wo kubiviva, wo kubibamo. Hari abantu baheruka gushyingirwa, umuntu wumva akibuka igihe cye cy'ubugeni cya wa munsi uba utikoraho, wa munsi uba utaniyobora, ahubwo hari abantu bashinzwe kukuyobora no kugukoraho. Akokere gake kazi bagira gutya, harimo n'igihe bagwanagura nta n'ikiriho, nawe ugasiringa nanjye kuvuga ngo ugasiringa uwo munezero, ariko nibyo ukumva uwo munezero w'ukuntu wowe uhagaze gusa. Hari abashinzwe gukora ikintu cyose imbere yawe kugira naho bahanagura kokere kamanutse hano. Harimo n'abagira emosiyo bakabahanagura amarira, kandi ukumva you feel like ukumva niko bigomba kugenda. Noneho nimwimagine, mutekereze Imana yo mu ijuru ihagurutse kuri ya ntebe kugira ngo iguhanagure ayo marira yose. Haleluya! Uyu munsi ngo hariyo tujya turira, ndetse n'umunsi wese ukongera ukarira. Icyakurishije uyu munsi nikiba ari cyo cyongera kukuriza ejo, icyakubabaje uyu munsi cyavaho hakaza ikindi. Ariko ngo iyo mibabaro yose hari umunsi izakurwaho, ngo Imana igahanagura amarira. Imana igahanagura amarira yose. Haleluya! Ntabwo izahanagura igice. Izayahanagura yose. Ndagira ngo mvugire ngo amen. Izahanagura amarira yose, ititaye aho wayaririye, ititaye ku cyayakurijije, niba twarakoze bya bintu bitatu. Yesu ashimwe. Izahanagura amarira yose. Mu ntera iri hagati yawe na mugenzi wawe, umukebuke umubwire ngo izahanagura amarira yose. Utisha intera iri hagati ya mugenzi wawe, umubwire nushaka ubivuge cyane, ntawe uduhanira ko tuvuze, ariko uvuge ngo izahanagura amarira yose ku maso yawe. Izahanagura amarira yose ku maso yawe. Nubwo hari ibituriza turi muri iyi si, nubwo hari ibijya bitunaniza, ariko dufite isezerano rikomeye. Ni nayo mpamvu tudacika intege, ni nayo mpamvu tudasubira inyuma, ni nayo mpamvu tutagera ngo tuvuge ngo tubivuyemo, kuko dufite Imana izagera igihe igafata muswari igahanagura amarira yacu ku maso yacu yose. Haleluya! Kandi ndagira ngo ubikurure ubigire ibyawe, kuko ni twebwe, ntabwo ari Abayisirayeli gusa, kuko ijambo ry'Imana ritavangiye ryatubwiye ngo Yohana yeretswe abantu benshi cyane bavuye mu moko yose n'ay'Abanyarwanda arimo. Haleluya!
haleluya, avuye mu ndimi zose, n'abavuga ikinyarwanda turimo, n'abavuga igiswahili barimo, n'abavuga icyongereza barimo, haleluya, kandi ngo bavuye mu moko yose. Yesu ashimwe. Umva, ibyo bizakorerwa abazanesha. Mureke tubitorero rinesha. Ni nacyo nifuzaga gukora nka temu y'uyu munsi, itorero rinesha, rinesha ya mibabaro. Hari abajya mu gihe cy'imibabaro, imibabaro ikadutsikamira ikaduheza aho ngaho, ukumva nta bindi byiringiro, ariko ya mibabaro kwa kuyinyuramo ni inzira yo kudufasha kuzambikwa amakamba y'ubugingo. Haleluya, Yesu ashimwe. Nukuri numvise ari ijambo ryandyoheye muri iki gice cy'ibyahishuwe. Ugisomye usangamo n'ibindi biryoshye bigukumbuza kugenda muri uru rugendo, ukavuga ngo ariko iherezo ni iri. Ese nubwo tugenda turuha, nubwo tugenda hari ibinyuramo by'umunezero w'akanya gato, nubwo tunyuramo hari ibindi, ariko amaherezo ni ayahe? Amaherezo ni ayahe? Nubwo tuzahanagurwa amarira ku maso yose, ngo twaririye muri iyi si. Ngira ngo abaririmbyi bafite ko bajya bayiririmba cyangwa se mu buryo butandukanye, ariko icyampa uyu munsi uko twicaye aha nka Kacyiru, uko twicaye n'ahandi hirya no hino, tunyura muri iyi nzira, tunyura muri ibi bya none, uyu munsi wa none, ariko tukazavuga ngo nubwo bimeze gutyo ntabwo ducika intege, ntiduhagarara, nta nubwo tubivamo, ahubwo turakomeza, kuko bidatinze tuzahanagurwa n'Uwiteka Imana yacu. Ntabwo ari abamarayika, hari ibizakorwa n'abamarayika, ariko iki cyo yatubwiye neza ngo Imana izahanagura amarira ku maso yacu. Mureke dusenga Imana, kandi Imana idufashe, Imana idushoboze kugira ngo iki gihe tuzakigeremo, tuzagere muri wa munezero wo kumva turi guhanagurwa amarira ku maso yacu n'Uwiteka Imana yacu. Uwiteka Imana yacu, Mana nziza, isaha nk'iyi turagushimye. Turagushimye kuri Imana ituzi, turagushimye kuri Imana Data, turagushimye kuri Imana yadushyiriyeho gahunda na protokoli ikomeye y'uburyo tuzakirwa tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Muri iyi si hari ibijya bitunaniza, muri iyi si hari ibijya biduca intege, ariko ngo ibyo ngibyo nibyo bitwinjiza mu munezero utazashira, umunezero aho tuzahabwa ku mazi y'ubugingo. Uturinde kunanirwa turi muri uru rugendo, ahubwo ibi bibe inkomezi, turusheho gutera intambwe, turusheho gusatira no gukumbura wa munsi. Udushoboze nyakubahwa Imana, ntabwo ari uko tribulation zivuyeho, nta nubwo ari uko ibindi byose byaduca intege bivuyeho, ahubwo ni ukugira ngo dukomere, ngo ibyo ngibyo nibiba ngo tuzashikame kandi twikomeze kuri wowe, ngo kuko ingororano zacu ari nyinshi mu ijuru. Uturinde kunanirwa, usubizemo imbaraga wumvaga yenda gucika intege, usubizemo imbaraga wumvaga yendaga kubivamo, ahubwo dukomeze kuzashyika kuri wa munsi aho tuzicara maze ukaduhanagura amarira ku maso yacu. Urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze, natwe turagushimye. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.